bagiye yego nibyo banyita Kiwi ariko banze neza banyita Jeune biterwa nuko wifuza kunyita ni Kiwi Rwanda Africa nk'ibisanzwe ni Kiwi yego nibyo banyita Kiwi ariko banze neza banyita Jeune biterwa nuko wifuza kunyita ni Kiwi Rwanda Africa 1 ndi kumwe n'umusaza umeze bite ni sawa hano ngo bahita Mubirama bahita mu birama amusa ariko ndi kubona umeze neza cyane wape n'inzara twarashonje no kuvuga ngo turya rimwe ku munsi umuceri wageze ku bihumbi 50 undi ni 38 ako ngo ibiciro hano ngo ku isoko ngo byarazamutse hano mu gihugu cyane ngo ku muceri ngo kubona ngo ni ikibazo gikomeye cyane ubwo y'akazi kabuze noneho guhaha biba bimeze bite guhaha ni ibintu bikomeye cyane wagera ku muceri wagera ku gitoki usanga na 5 nk'ubu uyu munsi byaranguye 530 muri butike ni amafaranga 600 ibirayi se ibirayi n'imikiro ni 600 cyangwa ni 800 aho 800 ni Kinigi naho ugera bakakubwira 900 ubwo ni umukire uba wifite nese umusa ubundi ngo ufite abana bangahe mfite abana 4 na mituwele byaranze bashyize mu cyiciro cya kangahe ngo ni icya 4 mu cyiciro cya 4 niho bagushyize ariko ubwo yuri mu cyiciro cya 4 ushobora kunkurira mituwele y'amafaranga ngahe ubwo se uyu kubye abana 6 kuri buri muntu n'umugore n'umwana ubwo urumva tutari abantu 6 7 8 ngo yakube nawe urumva atari menshi ayo mafaranga ko numva kuyabona bishobora kuba ari ingora abahize umugabo natwe twarirutse twaratakambye no mu nteko ngo bazatubwira twarategereje twarahebye none se umunsi ku munsi ubundi akazi kawe kaba ari ako gukora iki ngewe ntwara imizigo y'abantu mu bakire ababosi banjye n'ubu nikoreye ibirayi iyi nzoga nyiguza amafaranga 500 amafaranga 500 se ubwo kari menshi yahahisha ibirayi papa ubwo ntago wari kongeraho nk'amafaranga ubwo ni amafaranga 300 ubundi ukagura nk'ibiro bingahe by'ibirayi ukabicyura mu rugo ese ibiro niba ka 500 cyo 600 mu bantu 6 na bwabo kare twaguraga 300 bwageze kuri 800 ufite ubushobozi uragura nk'ibiro nka 5 ugashira hari abana bakavuga ati barya ubugani baburambirwa batuze none ubugani nabwo bwarahenze none se ubwo ngubwo ntufata amafaranga yo guhahisha imboga warangiza ahubwo ukayaguramo inzoga umupapa oya no kuvuga ngo niyo wagura icyo kurya no guhaha nawe usagura agacupa ntabwo wakwiburira nk'umuntu ugere ku kabari abandi bakakubwira ati wambwa we none iyo byagenze neza nibura mu kazi kawe ushobora nko kwinjiza nk'amafaranga yose ubwo ku munsi 5 byo biraboneka 5 bya buri munsi ugomba kubibona pe ndikaranga pe ukabibona nkabibona ariko urumva 5 n'umuryango ufite ndumva 5 bishobora kuba biba bikeya ku munsi yego yenda arabatunga ku munsi ariko ndumva kwisevingira bitakunda ahubwo ikibazo nabwira abantu bakajya nk'agashyira hamwe nka koperative bakajya bashyira agahumbi ku ruhande kaka niko kaba ingoboka kakishona yanzu ukodesha baboneka batetse umuntu abahate abaho gute atazi uburyo wowe ubwawe wibikaho mu kubika ubwizigame ese ubwo muri mu 5,000 warumbwiye ngo ufite abana bangahe harya n'umugore 6 abana 6 nawe nubwo muri 8 nase ubwo wakorera 5,000 warangiza ukaza no kwizigama ko kurumva bishoboka ko wasigarana icyo gihumbi ukagisevinga. oya harukuntu tubigenza kwa kumibereho birashoboka kuko burya ubugari kuko ndi n'umukarane nje ibiryo mbasha kubyisanzuramo ari ibirayi ari igitoki mbasha kubyibikaho
Ariko mugani ngo abantu muba muri abakarani hano Nyabugogo ngo mushobora kuba muhiga nyine bigakunda ngo kandi no guhiga ngo bishobora kuba bigenda neza nyine ngo kubona uburyo ushobora kuba wagura nk'ibyo birayi ibyo bitoki ushobora kubibona kuri makeya nkabigurisha n'undi ahubwo nkabigurisha n'undi ku buryo ushobora kubona ibyo ujyana mu rugo warangiza ukabona n'ibyo uza kugurisha. bita injyawuro ni injyawuro ugayihana mugenzi wawe uyu munsi byangize neza ndakuremeye. Nase ubu ku buryo akazi ka buri munsi yenda k'ubukarani kuko gashobora kuboneka buri munsi cyangwa yenda hari igihe kabura burundu neza mugakuraho. Awe ntago njya nkuraho sinjya nkuraho mu buzima naburibuje pe n'inote ya 4 3. Bivuze yuko udashobora kwira rero udakoze ku mafaranga uko byagenda uko ariko kose ushobora kwira ukoze ku mafaranga. Telefone kwa mfite telefone abankorana nabo ababosi banjye baramamagara uriye bimeze gute ko tutakubonye Gatembasi bimeze bite Gatembasi ariye none bura no mu gikarani naho bura barahamagara akaguhamagara akakubwira ati uyu munsi turaza kuguha akazi uze kuba hafi gazi ngino nyimure ngino ntwari utubuye ukuntu tugaraviyo tuno nkutwo. Ubwo nenzi ko yuri umukarane uba ukora nko ku modoka ya Nyabugogo nyine dukora akazi gatandukanye kose ku buryo ushobora kuba uri Nyabugogo umuntu akaguhamagara ngo ngwino nsange nk'inyamirambo uzunyimura ukagenda no kuri Ratiko Nyabugogo umuzigo Gisenyi Rubavu hose. Ndumva ari akazi ni kazi kabisa ndumva nta kazi katagabura nta kazi katakubeshaho hano muri Kigali rwose akazi ni kazi turatumika akambwa ati purake uhaye Ratiko impanomero nkazandikaho nkazizanira wa wundi ngizi mu kiganza aho nazanditse tisingi wambwerekeje iyi ntari ni ati ngaho ugenda uvugana ibigiye mu ntara kandi bikagerayo neza. Gusa umuntu ashobora kuba yava mu cyaro mu giturage akaza hano muri Kigali agakora ubukarane akaba yabona amafaranga akabasha kubaho muri uyu mugira cyangwa byahita bimunanira. Nta muntu wigira umuntu agirwa n'undi niba umukuye mu cyaro ukaza niba ari umukozi wo mu rugo nkeneye umukozi kuko abi Kigali ibi ngubu babaye abajura urangira umuntu mu gitondo ejo akarasaba umuntu ejo akagusanga ku iseta bakagukuru ngo wazanye umujura twagize ubwoba bitumiriza babo mu cyaro. Bivuze ngo ubu nta wakishakira umuntu amukuye hano ku gasima ngo agenda amwifuromere amwihera akazi hano muri uyu mujyi. Nawe nakurangira reka njyewe Gatembasi nawe nakurangira ejo bansange ku gasima ati wa muntu wanzaniye iti inzu yose bayijyanye. Numva abanyakigali musigaye mwikunda kurenzaho papa ntago ndumva rero musigaye mwarabaye banyamwigendaho ntawe ugikenera kuba yarangira undi akazi. Atumiza mu cyaro ushaka umukozi amutumiza mu cyaro yamara kumutumiza mu cyaro bagakorana undi iyo bananiranwe amurangira undi. Ubaka kanya ntago nshobora kukubwira ngo wandangiye umukozi ahangaha ngo nurangiza umumpereze ngende muha akazi ankorere mu rugo ntibyakunda. Ntago nabyemera. Ejo bundi ari umuntu arangije ahamagara ngo witwa Ngamije ngo agenda amwicira ingufuri ba nyirabo badahari aranje kuyica umukozi ibintu byose arabitwara. Ngamije afungwa amezi 6 hejuru gaherehere kuwo mujura w'indaya y'umukobwa arigendera. Ngamije arafungwa kuko yishe ingufuri. Ubwo se wazarangira undi mukozi gute? Wenda ubwo nkamwe mumaze igihe hano mu mujyi ni namwe bakozi muba mushoboye akazi muba muzi uburyo mushobora gukorana n'umukire kandi mugakorana neza cyane bitandukanye n'umuntu ushobora guturuka mu cyaro ahajabiriye. Ubwo nayo nzi ko umukire rero ari mwebwe ahubwo bari gushakisha kubera ko muba mwaramaze kukamirika uyu mujyi muzi akazi kose. Ibyo turabizi nakubwiye ko nkora akazi k'ubukarani ibintu byose aho amadepo y'ababosi banje aho nshira amakara cyangwa ibirayi yani ibishyimbo muri stock ndahasi iyo bayata umuzigo tuwaye Gatembasi ngomba kugezaho mbakugeza aho kumbwira ngo unshakire ngo umukozi ugomba kubyimenyera ejo atazakwiba ukaza kundeba ukanjyana kuri RIB wapi twarahabye abajya babizanira. None se musa muri iki gihe muri Kigali umazemo nk'imyaka ingahe tutaretse kubeshya? Naje 9 ariko ndumva ushobora kuba warabaye kavukire muri uyu mujyi cyane nge n'inararibonye
urumva 9 wari uri muri uyu mujyi. abanyerondo batari bajyaho bono b'umwuga twariraga twebwe ku giti cyacu. Uzi ko ushobora kuba warageze i Kigali hariya mu mujyi hakiri intuza hakiri ibyatsi batarahubaka iriya nyubako yo kwa Makuza. Amakuza areba hano kuri Runa kwa Afurika Kiderenga twaya tuhanywera inzoga more mw'Afurika. Uriya Majyambere Sirasi atanga amakayi ya nuza ya hunuza ya Jambere n'imbaho twandikishaga amabike z'ibiti, imbaho n'amabike y'inuza y'amatushi. Ako Kigali ushobora kuba wamugana wisobanukiwe. Ubu hari quartier yo muri uyu mujyi wa Kigali utazi koko? Oya, hariya mu mujyi buriya onge hara mu mujyi buriya tugiye komisiyari hariya tukajyamo hano tukazamuka ruguru kuri ino taje ya nuza ya Bernard kwa Makuza, hari yabanje ya nuza uyu nguyu Kabarebe, hari kuri yo za Orizo ruguru. Aho hose ndahatwaga tuhanywera icupa n'ibyo kurya byose. Umuntu aramutse akubwiye ati jewe ndi hano Nyabugogo ariko ndashaka kuva Nyabugogo nkagera i Kanombe n'amaguru mu kajagari ka kabiri, wamurangira gute? Wamuyobora gute izo nzira kugira ngo agende akomeze paka arinze agerayo? Namucira mu yapanya. Yenda arakubajije ati akomeje umuhanda wose byamugora. Ku buryo udashobora kurangira umuntu ngo ahaguruka hano Nyabugogo ari n'amaguru agenda agere i Kanombe n'amaguru, umubwira ngo uraza kunyura aha uraza kunyura aha ngaha, ubona uhingutse i Kanombe wanyuze umuhanda wose. Ushobora kubikora ukamurangira neza? Namurangira. Urugero ngaho duhe urugero, uturutse Nyabugogo ushaka kujya i Kanombe mu kajagari ka mbere. Uketse Nyabugogo ukagera ku Gisozi udaciye Tegisirwa. Uravuga ku Kinamba? Ugiye Tegisirwa. Uramuha ugeze cyo Kinamba cya mbere ugacano ku ndabona Kagame atinira tennis borofe, ukazamuka ukagera hejuru ku isantere. Ugezeyo Ikibagabaga utajaja Vetijeri hakurya hari akandi karimo uca hasi mu mabwayisi. Ugatuzamuka ushikayo. Amugana aho ngaho ndumva baciye za panya ariko. Ni za panya. Ubundi nzi ko ushobora guturuka hano Nyabugogo werekeza nk'i Kanombe. Ubundi nzi yuko ushobora guturuka hano Nyabugogo ujya i Kanombe, njyewe ubwiyonze urumva. Umuhanda nzi uciye ku Kinamba ugacana ahoze kwa Rando ukazamuka ujya ku Gisozi ugakomeza Kacyiru ukagera mu Rompuwe. Ugeze Rompuwe ugera Senidi ukagera kwa Mayanka, ubwo nka washitseyo. Akagenda umviza nzira uri konyuza ari zakure cyane ntazagerayo. Ubwo gerera izo namenyereye mbanzi yuko ushobora kwikubita Nyabugogo, wamara kwikubita Nyabugogo ugahita wikubita hariya Rwandegisi, wamara kwikubita Rwandegisi ugahinguka Sonatibe, wamara guhinguka Sonatibe ugahita uhinguka mu Giporoso, ugahita wambuka uhita ugera i Kanombe. Yo hirya nagucishije yo hirya. Nagucishije yo hirya. Kure cyane uharangiye umuntu yahamenya yayoba. Naho Rwandegisi uhageze kuri Osiri aho ari ikawa harahindutse harimo amajaride. Ugeze no ku makawa warebye wahayoberwa. Kigali ubundi hinduka buri munsi, we ntago ubizi se? Ariko ugeze Sonatibe nk'uko bivuga ugiye muri Rompuwe muri abakobwa beza bafite amanyo bahenye ukuntu. Wavuga ati se ino ni Kigali harahindutse. Nawe byana hanze ujye byemera musa. Njya buriya mba njya kurangura amayoga aho bita kwa Gahigi hariya Iremera uranguze depo ya byeri. Ubwo ntago uri kuvuga bya byana byo mu Gisimenti mwana? Cyangwa uri kuvuga bya inde biri Godiyari? Abana b'urubyiruko iyo ruhuye rurangana nyine n'icyiciro cyanjye igihe cyararenze. Iyo ufatse imyaka 45 rakarekare. Ubu se ku myaka ya 45 ntago ujya wisanyura? Urungano turasangira icupa
akangura icupa namuga icupa yanga nkamuguriza nakanguriza ukuntu ariko ntago ibyo ngibyo wapfa twarabirenzeho. Musa waretse guca ku ruhande ukatubwira ko nawe wihahira kuri iriya mari ya Gode nyuma sibyo se? Oya ntabwo byashoboka. Ntabwo ujya urya ibyana. Hasi iyo umaze kugira abana nka 6 nkubwiye ko mfite 6 ubu ushaka iki? Ahubwo ngo ngira ngo niho ubugeze aho biryoshye. Oya ahubwo mba ndi gushaka umukati wabo. Wajya kumira ibyo se n'umukati wabukura he? Ni kwa kunumva ngo ingo zirasenyutse barakumenaguye ahubwo. Arabeshya sha. Anese reka nkwibariza ubundi. Hano nta bakobwa beza bahaba ari bundi mujya mugugira gutyo ukavuga ati uyu nguyu nijoro ndaza kumwibetana ahantu. Oya inangaha byari bihari izo ngeso zaracitse. Urabona harambitaga hano hirya mu Rwimboro afande yaravuze ati nzasanga umugabo nimasanga umugore nzamujyana nimasanga umugabo nzamujyana. Tubaza kureba asanga abagabo nibo bakurira indaya ko nta mugore tuhabona se bahise bahacika gutyo. Bivuze ngo rero ahubwo abagabo nibo ndaya nibwo nabyumvise. Ni bagabo nibyo biraya kuko udaha iyo ndaya ntabwo yaza kukureba. Yaza kukureba gute se? Arabate nima gusanga umugore umuhaye 2,000 unywera 10,000 mu mwanya ngo miposho wamuhaye 2,000 kandi umaze gutanga ngahe bya 10,000. Afana akavuga ati nzajya nkufunga mujyane n'igikondo niye nzagukurayo. Sitatu hatinya gutyo rero. Ako byo amugane nubwo bajya bavuga ngo abakobwa ni indaya cyangwa abagore ni indaya. Ngo niki? Ngo ni indangamirwa. Ngo ni indangamira. Kandi bakanadukubita. Abaki bakubita abandi? Abagore. Abagore bakubita abagabo se hano? Atagukanze se ahubwo ngo agukande n'ijisho. Ubwo umugore yakunesha koko tutaretse kubeshya. None se iyo ikimwaro kigufashe wagiyeyo uriruka. Rubanga ushobora kuza ugiye kugura nk'indangamirwa hano mwarangiza mukaza gusubiranamo igipfunsi kikaba igipfunsi. Koko baragukubita ukiruka. Ubwo indangamirwa ujya gukubita byagenze gute wanze kuyishyura rero? We ntabwo kumwishyura. Iyo ushaka kugenda ufite nka senkani mu mufuka cyangwa ufite veni muvuganye 2 yabona ari menshi atereka ati ntabwo bishoboka ati ni makeya agahita kwisubirana. Kandi ubwo nase ugakwisubirana amaze kubikora cyangwa kwisubirana utarabikora. Yabonye yamaze kuyamwereka hari n'icyo namwereka yose wanezerewe agahita yose akajyana ugasiga uri kubwira ubyina zangwera. None se ubwo mbere yuko ujya kugura iyo ndangamirwa wagiye ubanza amafaranga ukayahisha ahantu none ukabona kugura indangamirwa? Biriya bikora abantu b'abasore. Hari abasore bari biti bihazi b'ibisore bikora mu Gakinjiro byoga muri Mazira Epfo Restoration n'ubu baboza amabya mu gitondo bakavamo pe imyenda yumye n'amafaranga bayanitse kandi baba mu mahoteli mu mujyi niho bafurira